Ikibanza cyiza kiri kuri kaburimbo, ahantu nzi urutoki hariya kuri kaburimbo rwose. Iyi ni inzu ya mbere. Imodoka ngiye murayibona ko ari kuri kaburimbo. Uyu ni umuhanda uzugira ku kibanza cyacu. Aha ni muri MBYO kuri kaburimbo. Urenze ku kagari gatoya, ni ikibanza cyegeranye n'etage iri kubakwa hano, ni muri imyumbati. Ahangaha mubona aha impande y'aka kagari. Ahantu nzi urutoki kugenda ukagera ku igare hariya, ukagera uko hazengurutse ugira kuri etage ugakata hano. Muri imyumbati rero iki kibazo n'amafaranga makeya, miliyoni 8. Tekereza nawe ikibazo kiri kuri kaburimbo gutya kigwa amafaranga makeya miliyoni 8. Kandi ibyangombwa birahari, ni mutation. Ukigura mutation uhita ukegukana ako kanya. Nitwa Professor Muhigi, gahunda nk'ingiyi nakagaruka.